wavuze ntabwo gihera nawe iminsi ibaye myinshi icyo yavuze ntabwo gihera imenya ibidukwiye mu gihe nyacyo ntacyo yavuze ngo gihere ibasha gukora ibiruta cyane 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 ibyo twibwira n'ibyo dutekereza hose umuntu nkibeshye yivuze biraba ntacyo yavuze ngo gihere si umuntu nkibeshye yivuze biraba ntacyo yavuze ngo gihere. Amen. Haleluya. Yego. Aha. Imana ishimwe. Wabasoje? Hasigaye Charles. Charles. Aha. Kagame Charles ndamukunda cyane cyane. Indirimbo ye nkunda cyane iravuga ngo kuko warize uri mu butayu nkakumva manuwe no kukumara intimba nzamuye ikiganza cyanjye kuri wowe guhaye umugisha mwana wanjye ndakwibutse guhaye byose ni byiza utasabye ugeneye gakondo uzahererwa mu mugisha nugerayo uzabona byose biri mu butunzi ntuzibagirwe Imana yawe yabikoze uzambara neza uzarya neza uzarara heza ntuzibagirwe Imana yawe yabikoze yakubonye uri mu butayu ubabaye igukurayo mutima we ntuzibagirwe yakubonye uhunga icyaha muri Edeni irakigukiza mutima we ntuzibagirwe. Amen, amen, amen. Hanyuma urakoze cyane. Hanyuma nk'umuntu ukubonye akavuga ati uyu muntu rwose nibamukunze ndumva ashaka kuzamutera inkunga. Hanyuma mbere na mbere yuko turi kwegeza ku musozo kuko tuzakomeza tugenda tubivugaho tuzajyana kubaza n'ibindi bintu byinshi. Hanyuma nk'umuntu uvuze ati ukubonye akavuga ati si umuntu ushaka kumutera inkunga ko nkaba ntumbisha avuge araririmbiza abandi gusa we nta ndirimbo agira nta bari kutubeshya nta turimbira karufuri ku ndirimbo zawe nk'akaririmbo ukunda ufite waturimbira urefuri. Ego indirimbo zose ndazikunda ariko nta kibazo reka mbaririmbire iyi ngiyi iravuga ngo macahe mwami wanjye kugira neza kwawe nta muntu utakwiringira kuko ari wowe wo kwizerwa nta muntu utakwiringira kuko ari wowe wo kwizerwa nageze mu bakomeye nsanga nawe utakuzi uri Imana yo kwizerwa uri Imana yo kwiringirwa ntabwo umeze nk'abantu wowe uri
ni myiza kuri twe ntawakwiringiye gakodwe n'isoni imigambi yawe ni myiza kuri twe ntawakwiringiye gakodwe n'isoni. Amen, 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 amen. Hanyuma urakoze cyane kudusangiza ku ndirimbo yawe, kandi umuntu wakumva hari icyo yagufasha yagutera inkunga. Reka ndirimbe indi yanjye. Aha, ndirimbaho nta kibazo. Negera ugutwi Mukiza, negera ugutwi nkubwire imvano y'ubuzima bwanjye. Ni njyewe waje imbere yawe unishwe n'agahinda n'ishavu ryinshi. Nkihagera hari ijambo wambwiye ko imbere yawe hatari aho gupfira ahubwo uri ubwugamo. Nkihagera hari ijambo wambwiye ko imbere yawe hatari aho gupfira ahubwo uri ubwugamo. Ndagarutse Yesu nje kuvuga imirimo yose itabarika mwami wankoreye. Ndagarutse Yesu we nje kuvuga imirimo yose itabarika mwami wankoreye. Ni njyewe waje imbere yawe unishwe n'agahinda n'ishavu ryinshi. Nkihagera hari ijambo wambwiye ko imbere yawe hatari aho gupfira ahubwo uri ubwugamo. Amen. Haleluya. Amen, amen, amen. Shaloma Karame. ni iki kigufasha mu guhimba indirimbo? Ese uricara kumva ziraje cyangwa iri mu masengesho nibwo indirimbo ziza? Ngiye ikintu cya mbere cyamfashije, cya mbere nuko namanje kubyiyumvamo ndabikunda, maze kubikunda numva bindimo. None ikindi ngiye nsenze n'Imana, Imana imbwira ko inshigikiye ko impaye kuririmba. Noneho nibwo natangiye kujya nandika indirimbo. Ngiye kibimfasha no gusenga nyine Imana ikanshyigikira, nuko ngoko. Hanyuma urakoze cyane. Wigeze wasenga Imana irabikubwira? Warasenze Imana irabikubwira? Yego. Wow, byiza cyane. Imana izagushyigikira kandi izakugeza kure. Nk'umuntu ukubonye ku Cyumba TV akifuza kuvanga uyu mukobwa ndashaka kumutera inkunga, nimero bakuboneraho ni iyihe? Nimero yanjye ni 079 02 180 10. Ongera? 079 02 180 10. Urakoze cyane. Ibiganiro byacu nagaruka umwese twabanye turabashimiye. Hanyuma rero mukore subscribe, mukoreshe like, comment, musagize n'abandi biganiro byacu tujye tubana 5 kuri 5. Turabashimiye mwese twabanye. Imana ibaduhe umugisha kandi Imana yivange mu byanyu. Shalom, ciao 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 ciao.